turabasuhuje mwese bakunzi bacu, abakunzi b'umuryango wacu, umuryango wa Nakazarwaraja, dukomeje kwihanganisha inshuti n'abavandimwe. Habayeho igikorwa cyo kuvuga umusaza wacu, umusaza twakundaga twese, umusaza wacu yabashije kwitaba Imana. Imana yaramuhamagaye. Dukomeje kubihanganisha, dukomeje gutaramana namwe uyu mwanya, gutaramana namwe, mukomeze mwihangane kandi mwese Imana ikomeze ibihanganishe inshuti n'abavandimwe. Ntabwo biba byoroshye kubura ingenzi bose, ariko Imana ikomeze kwihanganisha muri byose. Twamusenga kugira ngo tujye mwa kino gikorwa tugiye kujya mu cyo kubataramira, kugira ngo Imana izibane natwe iteka. Imana ishobora byose, turakomeza kubashigikira. Izina rya Yesu ni izina rikomeye, izina rya Yesu ni izina rikura amateka, izina ritabara abarushye n'abaremerewe, izina ritabara ababona nta nzira, rikabagirira neza. Nciye bugufi muri aya masaha n'umwami turi gutaramira, izibane natwe, tubaye ikaze na karibu kugira ngo mwamuze zigaragaza umwanya, twirukanye ibitabo by'Imana, twirukanye imigambi mibi ya Satani, twirukanye Satani n'imigambi y'abadayimoni. Turakunze mwami kugira ngo uzibane natwe, turakunze kugira ngo uzidushyigikire, turakunze kugira ngo uzibane natwe, ukomeze kudusana imitima, babashe kumuryango musaza wacu, kugira ngo ukomeze kudusana imitima, kugira ngo ukomeze kutugirira neza, ukomeze kuduhembusha amazi yawe. Tubaye ikaze na kare kugira ngo ukomeze kwivugire, kugira ngo ukomeze kutuzakire, tukagire imigambi y'abadayimoni. Reka byose bivugwe nawe, reka ibi byose bizavugwa